Zion Temple muri rusange inshuti zacu mwaje bazara bagira iteka ryose bazambikwa amakamba y'inyenyeri. One more time. Bazara bagira iteka ryose bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Bazara bagira Sun TV. Chỉ dừng đầu nhàng đấy. Vào. Muzi umwanya dukoresha neza abamwe barimo baririmba baririmbye muze uririmbe igihe pastor Bideri yaza bwiriza indirimbo yavuze ngo nzira y'ukuri ubumenyi w'abantu muze ariyo turirimba hanyuma umucuranzi aza ducurangire neza dukoresha umwanya muto ndetse n'ahandi ushobora gukoresha ku bantu bayafite. Semeni haleluya. Twebwe turasa n'abazamuraho gatoya kugira ngo tubeke bahumeka uyu mwanya no guhumizanya ndabizi nta kindi kiza kidufasha no kudukomeza no kwizera Imana gusa
Temeni haleluya. Rero tugiye gutanga haleluya hanyuma turirimbe tuvuge ngo inzira y'ukuri ukumenya Yesu Kristo wabambwe gusa wenyine gusa. Uwe inzira y'ukuri. Twese Imana icyubahiro. Komene kandi twese Imana yashicyubahiro. Inzira y'ukuri ukumenya Yesu Kristo wabambwe. Mwongere kandi twese Imana icyubahiro. Haleluya! Reka turirimbe twibuse. It's
Katwakire umukuru w'umuryango kugira ngo atubwire hanyuma tuze gusozana n'aba bakozi. Umukuru w'umuryango Yesashime nta kibazo bahagaze ntabwo nimuze gutinda ndakoresha igihe neza kugira ngo reka abavandimwe bakomeze indirimbo. Icya mbere reka mfate uyu mwanya mbashimire, nshimira abantu bakomeje kudutabara mukimara kumva inkuru mbi batubaye hafi kugeza uyu munsi, Imana ibahumurije. Ikindi kigira kabiri, ndagira ngo hari abantu bashobora kutazaboneka ejo, ariko reka tubahe gahunda mfite ku munsi w'ejo kugeza ku wa gatanu. Ejo gahunda izatangira saa 11 hano, tuvuye mu mirimo tuzatangira amateraniro uko bisanzwe dusoza saa 2. Ku wa kane umunsi tuba dufite umugoroba wo kwizihiza igitaramo cy'umwana wacu. Isaha ni saa 10, tuzasoza saa 3 za nimugoroba. Aho ni ku wa kane. Ku wa gatanu ku itariki ya 24 umunsi wo kumwerekeza mu cyubahiro, gahunda ko imeze saa 11 kugeza saa 12 tuzaba turi ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal gufata umubiri w'umwana. Saa 12 kugeza saa 1 tuzaba turi gusezera mu rugo kwa pasiteri. Saa 1 kugeza saa 1 n'igice no kwerekeza ku rusengero rwa Zion Temple hano kuri Rubirizi. Saa 1 n'igice kugeza saa 3 ni gahunda y'itorero. Saa 3 kugeza saa 4 n'igice gahunda y'umuryango. Noneho saa 4 n'igice kugeza saa 5 abatabashije kubona umwanya kugira ngo bakore gusezera umwana wacu, uwo muhango nawe uzakorerwa hano. Noneho saa 5 tugiye kuzengeza kwirimbi na Gisoro. Hanyuma gahunda yo gukarabira urusengero tubaza kubamenyesha aho tuzakarabira, ariko nitumara kuvugana na bagenzi bacu tuzabageza ejo. Ariko tubasaba ko ari komite turimo dukora umunsi ku wundi dufatikanya kugira ngo izi gahunda zacu zibashe kugenda neza. Ejo saa 4 aho twakora inama uyu munsi, ejo niho tuzongera guhura kugira ngo dutegure gahunda yo ku wa kane ndetse no kunoza neza iyo ku wa gatanu. Izina ry'imiryango babashimiye, Imana w'ijuru umugisha bamufatiye umwana gutya badutabara bangana gutya mu by'ukuri bivuye ku mitima yacu. Babashimiye, Imana ibahumurisha. Murakoze cyane. Haleluya. Baduhaye imari ukwiye yo gucokoza ugarura ibyo bitubaho, ariko ejo kuza turongera dutahe, ariko tugiye kwambo tukishika njia zako na wewe patuongoza. Baba ni wewe, Baba ni wewe wote, tukishika njia zako na wewe utatuongoza. Baba ni wewe, Baba ni wewe wote, tukishika njia zako na wewe utatuongoza.
twese mu mana tugereye ntabwo tworoheye ariko tunyurwa ngo Imana ishimwe yigengeye kandi iyo yemeye ntacyo twongeraho. Warasenze twasengeye ahantu hatandukanye, hari n'amasengesho twasengeye hano twabanye twizeye yuko ngo gazakira, twasenze tubyizeye. Ariko Imana yumva amasengesho nayo Mana ikora ubushake bwawe. Nubwo byagenze nkuko tutari tubyiteze cyangwa se inyuranye ko twari tubyizeye, ntabwo bikora gukomera kw'Imana. Imana yabihisemo kubw'impamvu izi ibyo tutaramenya, wenda tuzamenya tugera mu ijuru. Ariko icyo tuzi ni uko muri byose Imana ni nziza kandi Imana irakomeye, kandi Imana iri kumwe natwe. Ubwo bimeze gutya, Imana iri kumwe natwe. Basitangarura mu miryango mukomere mwese mwese. Ubwo bimeze gutya, Imana iri kumwe natwe. Zamuteko rubirizi. Ubwo bimeze gutya, Imana iri kumwe natwe. Ukomere mu izina rya Yesu. Zamuteko muri rusange, inshuti zacu mwaje kudutabara, dukomere, Imana iri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Icyo bawibaza icyo ari cyo cyose ku masengesho wasenze, uko bawiyumvira muri bwo bwose amarangamutima, wumve ko Imana iri kumwe natwe mu izina rya Yesu. Kandi twebwe hagiye tubona ibintu bijyanye n'ibihe tubamo, cyangwa se tubaririye umunsi, icyumweru, ukwezi, umwaka, ariko iyo Imana ireba mu buryo bwa eternite iteka ryose. Niyo mpamvu twebwe ibyo twita urupfu ku Mana ni uguhindura aderesi. Webwe ibyo twita ko biteye ubwoba, imbere y'Imana ngo biteye ubwoba. Rero Imana idutize izo mbaraga n'iyo myumvire, bidukomeze kumva yuko muri Kristo ntabwo ari urupfu, muri Yesu ni ugukomeza ubuzima muri eternite y'Imana. Kandi uko tubizi, uvuye muri ubu buzima nubwo bitugora kubyumva neza, ariko muri Kristo abavuye habi bagiye heza, ngo abaruhutse imihate n'imiruho y'isi agiye gusanga umwami uvuga ngo ngwino mwana wanjye, ngwino umwizerwa, ngwino uruhuke imiruho n'imihate yose. Rero reka ibyo bidukomeze, kandi dukomeze n'abandi bakeneye gukomezwa muri ubu buryo. Haleluya. Muri uwo mwuka rero, mbere yuko nzamura isengesho, ndasaba yuko haza umuririmbi umwe birimba akaririmbo gatoya, ntabwo tukaririmbe kose, ariko turaririmba n'agakorasi kamwe gusa, hanyuma turangiza tuzamura isengesho. Haleluya. Kugira ngo sengera muri iyi ndirimbo ngo Imana yo buhungiro bwanjye niyo nikomereza. Imana niyo buhungiro inkomezi zanjye, n'umufasha tigera yobya. Haleluya. Ndabinginze dusengere muri iri sengesho, muri iyi ndirimbo, dusengere muri iyi ndirimbo, wumve uzamura umutima wawe uhungira mu Mana, uzamuye umuryango wa Ngarura mu mbaraga z'Imana. Uko twishe ijambo mu kanya, nta kindi cyakomeza umukozi w'Imana Ngarura, nta kindi cyakomeza umuryango, nta kindi cyakomeza abavandimwe ba Ngoga, nta kindi cyakomeza inshuti za Ngoga, nta kindi cyakomeza abo umuryango wa Zamuteko Rubirizi ndetse na Zamuteko muri rusange. Ariko kwibaza turabyifatamo gute, bimeze gute, kuki byabaye? Ariko ndababwiza ukuri, iyo Imana ihaje, iyo Imana ihabaye,
iradukomeza tugakomeza urugendo rw'ubuzima bwo kuri iyi si mu izina rya Yesu. Turi iyo ndirimbo amantu tuzamura isengesho yo kwikomeza mu Mana, tunasaba ihumure imitima ya benshi bakomeje kwibaza byinshi cyangwa se amarangamutima yabo akomeje guca mu bihe bitoroshye mu izina rya Yesu. Imana niyo buruhiro, inkomezi zanjye, umufasha utigerayo yobya seruka mu makuba, umufasha utigerayo yobya seruka mu makuba. Imana we, Imana niyo buruhiro, inkomezi zanjye, Imana niyo buruhiro, inkomezi zanjye, umufasha utigerayo yobya seruka mu mahoro, imisozi ifasha we.